aha uyu munsi nimbivumba wa Pasika man aha action umusa nozo sha ubu nakubiswe nabuze ni nanjye nakubitswe none turabona reba hano hose nta kintu mfite nanjye nakubitswe so murabo nguzabakire twabura tuvoma ariko kuri Pasika umuntu akabura havumba kuri Pasika ntabwo twabura aho tuvumba kizira possible no tujya kuvumba ahubwo urukumva ngewe nicyo giko ndakibagiwe ngewe buno namaze kubipangira nanjye ko nabipangira ahubwo ndabavumba ahubwo uri kumva kwa nuze kwande ejo bundi yaguze umuceri agafuka k'umuceri n'akawunga kwa Danizo tugere yaguze agafuka k'umuceri agura n'akawunga tugereyo tubavumbe nta kibazo twinyerereye ubu agafuka k'umuceri kose abundi bazakamara wenyine ntabwo bazakamara agafuka amavuta aha bantu bagira ni oya tugereyo tubavumbe ntabwo ibyo byose bazana nta kuntu Imana yabaye yarangize mu cyiciro cya 0.5 indangiza inyembura n'ubwenge bwo kuvumba nzabavumba kugeza aho isi ibereye amazi inyanja kubavumba nibyo isi ibereye inyanja Mana yanjye ahubwo wowe ubu ni ukunyegerayo tugereyo tubavumba kwa Danizo simbura abantu mbaza imbere gato ndabizi komera komerese ni pasi kuri ko urashaka gukomera ufate bitano urashaka pasi fata bitano byanjye ukarunduraho ariko nawe muri ino minsi yenzi ajya niko mwanyibutsa kwa Danizo nahagana he yapo udauje kwa Danizo hapfuye umuntu oya ntabwo hapfuye umuntu ahubwo Danizo yari yantumiye mu kirori cyo gushyingura nyine oya banza wumva ibintu ndi kukubwira yari yantumiye ngo uzajye ku nyine ngubu ngende umushyitsi uri umushyitsi ngo bagutumiye mu buryo bw'umushyitsi yari yantumiye ngende umushyitsi nyine ukuri uri kumva umushyitsi yambara dashide zimaze ari umushyitsi ndorera we ari umushyitsi izi ni umushyitsi ibi ni ibigezweho yaragutumiye Danizo yarantumiye nyine no twebwe yaradutumiye mu bavumbi mu bavumbi nyine mwebwe muri abavumbi niyo mpamvu ubwo ugiye kwa Danizo genda kwa Danizo ukomange nikumva ibisoro bije natwe twite tuza twinjira none se ubwo gugwa nabikora gute ku buryo atamenya ko twari turi ko hoya twe tugira amayeri me mugira amayeri ahubwo wowe genda twebwe dufite uburyo turi buze kuvumbamo wowe gerayo wigira ngaho tutari kumwe ukaho utanatu hajya buretse ujya kwa Danizo ni hano ni hariya wanje hano hepfo ndaza gutemanuke gutya urere buretse murangire urakatira ibumoso uje buryo uzamuka amajyaruguru wongera ukate ibumoso kuri digire 5 Sirius ukate pfo wongera umanuke ukate urabugeze kwa wa mugabo ibintu uri kumbwira biravugitse mu majyaruguru se kari mu majyepfo ko mbona mu majya urakata utambike amajye mu buryo ugaruka ibumoso umanuke pfo iburyo nugera hano kuri digire uraje umbwira no mu byakuzimu ndajya ntabwo uri kubyumva ndakwata nizo ase gahunda ni ko namwe no mugiye okay ikagenda umushyitsi atavuga ngo kumutinda dore kumwe nawe ntago wowe turaza kuvuga yebwe muri abafumbyi sha aha wowe utari umufumbyi wambaye neza ahubwo ibi ni ibigezweho kuvukana na kirisi igeze se dore muri yagiye uragiye dore n'umukiristo ntabwo bitireba giye kumusaba kuri Pasika abona ko ndo mukiristo utagiye kuvumba ngaho ntujye abantu bari kunsebya umuntu w'umugabo yabona ko ndo umukiristo kagenda ariko ubu ngubu ntawo bancisha mwijisha abantu bambwiye ngo nambaye deshiri ako ndabizi Daniso ni umunyamugi ntago yayoberwa ibintu bya deshiri kagenda ahubwo ndabizi
ngende nitegure ampe kuri Pasika. Arabona ko ndi n'umukiristu. Rwose ntaranyakira neza rwose ndabizi. Kagende. Se ndabasanga yora. Ngiro kwa Danizo. Yego. Umeze gutera? Sawa. Ndabona muri kurya rwose. Kurya. Mwaduhaye se kuri Pasika bantu. Mwaduhaye kuri Pasika. Amutegereje boss. Boss. Se boss ndamubona ra. Boss wamubona. Abantu n'umwana wo kwa nyiri byose. Ajya umwana bamwita Ndera no kera cyane. Bamwita Eric. Eric. Karame rwose. Meze gute? Meze neza. Ubu se papa ndamubona ra. Uramubona ntari. Nagahuza cyane. Ndabona uba wibereye muri telefone. Bashakiri. Nawe ndi kumushaka nawe nje kumusura n'akantu gato nshaka kumubwira gake. Namubazanye. Ari mutuzanire rwose. Papa hari abashyitsi bari bari kubashaka. Bande. Bari. Bravo. Bambaye iki? Bambaye ibintu bisa nk'iby'imikara. Nta bundi babonanye? Kuko mbonye wagira ngo ni intuzi ibisambo. Umushyitsi ari he? Dore naho. Kumera kijyango. Yego. Ndabona munsi. Tarasuye neza cyane. Winjira rwose. Nubwo muduhaye karibu. Ibyicaro byanyu. Bari mumeze neza se? Dukomeye pe. Ndabona mukomeye nk'amabuye rwose. Yegera umusaza, yegera rwose. Kimisagara se mumeze gute? Mu gisagara nyine ibintu byari byifashe neza. Umukecuru araho. Umukecuru araho rwose. Arashima Imana arakomeye. Araho rwose arakomeye pe. Ariko kuba ageze kuri uyu munsi wa Pasika mukuru mwiza agihumeka. Buriya ni byiza rwose kuba Imana iduha ububasha ikaduha imbaraga zo kugera ku munsi mukuru wa Pasika. Tugomba kuyizihiza rwose. Uyu munsi ukomeye cyane. Uyu munsi ni utwinjiza mu buzima no kwibuka ibintu bya Yesu n'ibintu yagiye ahura nabyo. Uyu munsi urakomeye cyane. Uyu munsi ndakomeye. Ubu se madamu yagiye ku kazi ariko da? Madamu ari akantu yagiye kunkorera ariko ntibiba ngombwa ko muri buze gutaha mubonye ariko ndamubasuhuriza. Oya muramudusuriza rwose. Mwagiye ariko nta kibazo natwe turahari. N'umwana wanjye uramubonye wamubonye. Ndabona ameze neza muheruka ari mutoya rero. Uriya kadogo niwe nazanye bari kudufasha. Buriya bonye wicaye hariya ni umukozi. Igihe duhagaze ahantu kinini. Ubu barangije. Ahubwo turasanga barangije no kumwakira ubungubu. Wowe kubera wowe uhazi imbere. Wowe ni wowe uhazi. Oya ni wowe uhazi. Ngino ndakwereka. Ni wowe uhazi. Tugende. Wowe ni wowe uhazi. Hano maheruka bibiri na 60 nibwo maheruka kera ntarapfa ngwino ndakwereka nacyo urahazi na amasoko mazira ko ajya hanora uri kumva bari haranakinga ubu barangije kubyarura ubu babidatatse barangije mwiriwe dore bari hanze Yesuwe ahubwo se do. bite shaka duga Bite cha. meze bite Mwana we. Utiko bagize. kubera ari ibindi bijyo ni wowe kajasi ninde muri Njyewe. Ni wowe. ni iki nakubwiraga umuntu niwe kajasi N'uyu nguyu niwe kandi nanjye kajasi data wowe rukumva Musanze mimaze. dusanze ariko mu nzu hari ibindi da Hari n'ibindi. noneho twebwe turi abashoramari bakorana na bosi wawe Ni karibu. ni kare bari mu nzu ari mu nzu Ariko mubaze umwana wa boss. umwana dada ari mu nzu arimo. baramutubwiriye dada uko turi kumushaka Bari kubashaka. Abandi bari gushaka. gerega ni twebwe dadi
Ni twebwe. Rega ni twebwe none wowe nande wowe nande ese kaze mbwire Kadogo agira ikintu akuzimanira buriya uranashonje Kadogo Karame boss. urizi imana y'umushizi Yego. cya Kadogo none ukizanye isafuriya yose ikoze imana yanjye ariko ntarebe mukuru wanjye nyine ntarebe naho ubundi rwose nyine ntabyifashe neza turakomeye turashima imana Kadogo yabikaranze ndabona abazi no ndamwubaha cyane ariko ntukagira utuntu tumwe tw'abakozi natwo ntutuyobewe ariko ndamukunda cyane buriya umukuru uramukunda rwose ni umukozi mwiza ndabona ntacyo atwaye buriya niba nta tuntu tw'ututeganye nako ntabwo yakwiba buriya ni umukozi mwiza cyane Yego boss. kukiza ibiryo ugasiga utari uri umushyitsi Kaje mazimana. ntiwaba uri umushyitsi ntarurire rwose tuba dushonje rwose uyu munsi mukuru Pasika nziza rwose tuyisangire n'umushuti wanjye akabunga kanacumbye neza Kadogo numubona se icyo cyakora aba ari nacyo naho ubundi rwose Nawe sura baramutumishe. mwagiye nawe byo gushaka bose aba yariyereka umuntu ajya kuba umukire yateguye buriya uriya na madamu ngiye tutasangiye yaza kumbaza byinshi kumbaza se kuki tudasangiye kunshaka hanze nyaruka nyaruka rwose nta n'ubishe Kadogo ariko wambwira Bosi naho ubundi ni twebwe. mwebwe Turabihaza uri wese mwajya mubaza mugasuzuma turabihaza. mubona ko mfite umujinya Umushitsi. we twakoranaga ikiyede ntase Uburanyibagiwe ko kakanya. Uburyo utanumira no kubunanirwe. uyu yateruraga amabuye hafise No kubunani ntunumira. ndabona iyo mwicara aho ngaho Ucarasha. mwicara aho ngaho Kandi se ndewo. icara hasi icara hasi Ndakuzana ahantu unyicaranye. none se wangu Kaguruka mujenga we sibyo wakuzanye. Kandi sibyo wakuzanye. none se ungehora kugira ngo nicare Ndende ibintu utangiye kunkora. kandi kubona nanjye Cyangwa kapfa kuba ninjye wakuzanye. Ndaho ubundi se mubengerera kera magweji we. magweshi mwebwe mbaheruka tugikorana ikintu Cyagihe buriya naje kugeraho mbenjeniyeri bageraho baranyizera bangira umufundi. none se ibyo ntabwo yabimenye Bageraho baratwizera batugira abafundi. Ubu tugiye kuba abayeri. mubirimo neza Aha. none se uyu munsi mukuru murahuza Wapusiranye ndetse. nyumvira babashyitsi noneho uyu munsi mukuru Mama wawe yapfuye. Buriya ndamukunda yambabaje. ariko wakitonze kabanza kakubwira wakitonze kabanza kakubwira ibyo ushaka kukubwira uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru wa Pasika Apu wa mwana yawe yabatijwe. Buriya jewe uriya mwana ni n'umukirisito. Yasengaga yumvaga misa. uriya mwana wawe yabatijwe n'ukuri ariko ushobora kuba ujya umugira amagambo menshi oya none se amagare Kadogo basohore Padiri numvise padiri amwitaga ndapfa ko mpfuye Kadugara. amagare Kadogo basohore banza mumbe ibyo mbabwira Uyu munsi uyu ni umunsi mukuru wa Pasika nta mwana afite n'umwe wabatijwe Pasika. Pasika nakugize ni Pasika ari. Pasika yabatijwe bamwise Pasika. Pasika yabatijwe bamwise Pasika. mwana bamwitse Pasika kandi nabasohora Uyu munsi ni wa Pasika. hari bitwikira Pasika nziza. ahangaha rero None se umunsi wa Pasika abantu ntibajya.
umunsi mukuru wa Pasika abantu bararya bari bakinezeza. aho Abantu bose bararya bakinezeza. tubanze dusenge mwe muretse hano ariko muzi turije turabakirisitu abakirisitu turya ari uko twageze ute twasenze. ubwo none batujya gusoma ubaha Imana dusenge. ko no gusenga se biraza muri uyu munsi mukuru wa kubaha Pasika Imana. murabizi Yesu yarabaye kubera iki? Kubera ibyaha byacu. Byawe. urumva tugomba gusenga kwizihiza iki? Umunsi mukuru muri kubyumva wa Pasika. wa Pasika. Ariko buriya nanjye ubwo nanjye ndamwita Pasika. Ubu nta kuntu yaba yabatijwe twe nako habaye umunsi wa Pasika. Ndabyumva reka nkomeze ibyo nari gukora. Uzamwite Pasika cyangwa Pasikaline birakureka. Mana waturinze irinda n'abashyitsi n'abasangwa. Imana ishimwe kuba tuvumbye tukagira amahoro. None tukaba dushyitse ahantu amahoro. Dusengeye n'ibi biribwa tugiye kurya. Twasinziriye. Mana utugirire impuhwe udufashe kandi bitugirire umumaro. yego None n'iteka ryose we muretse mumushize hasi tuwe. Kuri uyu munsi mukuru hari ukuntu Yesu yababaye. yego Natwe tugomba kumwiganya. kuriya yababaye Yesu yarababaye. Arimo ararira. Yarababaye. Natwe tukamwiganya mbere yo kugira ngo dufate ibiryo byo ku munsi mukuru wiwe tukabanza tukagira ute tukarira. Tukarira nk'uko nawe yari. Ariko Yesu yarababaye. Yesu ari ukuntu yababaje. Yesu. Yesu buriya Mana. Yesu we. Yesu we. Reka turangize. Yesu we. Kadusoze byarangiye. Imana iduha umugisha. Igumeze mwene n'uko tudashira. turinde izina rya Yesu. Ya Yesu. We muretse. Kadogo. karame boss Tamukwarurire aba basangwa nabo. Ariko si boss ibi ni kwatugarurira. Oya, ari umukozi ababishinzwe. Umukozi Kadogo wabamutse ko baguhamagaye. babangu tukatwara Ariko Kadogo we. Urandebera. Umushyitsi wanyu utangiye kumusorosoma ku buryo byo kwa mwana. ariko babangu Kadogo. oya ntabwo bazongera buriya ntabwo Nawe cyazwe dore kumubana. Bari kumbabaza cyane. Kadogo. Gatuje wabangutse. ntabwo bazongera Wabangutse Kadogo. Agari wamuhaye akazi. Kadogo ni wacu mutaro. baguhangaza muretse Kadogo None ukiri mukuti. Kadogo unamurangiye akazi bawe. namuhaye akazi rwose Rata Kado ni wakuzanye i Kigali unyibuke unkirireho isosi. Njyewe nakuzanye i Kigali ngura mu cyaro. Ariko sera Kado mbasha we njyewe nakuzanye i Kigali ngura mu cyaro. Kadogo tugeze i Kigali uragi wari mu kintu unanyarukiye we shaka Kado njyewe uruko buriya rero bose ukumva buriya uyu Kadogo muri kera yajyaga yiba urukumva yajyaga yiba noneho Kadogo kera yazaga yiba None se yikoreraga imizigo uretse gatoya aho ngusha kuko wazanye na mwene wanyu. uri kujya wenyine ukamwima Musangire. bo nuze waduturukanye mu cyaro indawuzanye ubu ntabwo ari kugisha kuvumba mu mujyi bamupfusha ngo naho ubundi bose kwebe kampani iracyakora neza nuko ubikumva muri iyi minsi amabyiwe nakubwiye ngo tukoze ngiye kiri hano dusangira kira hano sindikuzanye Kigali ntari wakoze cyane bari buyimene twari tugeze kuri kampani nagize wabatumiye noneho reba ya kampani yacu imwe ikora amakarizo uri kumva ubu twazanyemo abakozi b'amadayimoni Zasigaye akoramo abakozi bangahe? Baracyari babandi cyangwa bariyongereye? bariyongereye abongeyemo abandi 20
Reka na babiri ariko nanjye ndazanye ziyongereye nasa no mushinga zayongereye pe Kuvumba ababonye ndababona none bigiye wahereye karurya barabimaze ndazabona zo zariyongereye ukuri kigarucure aya mabyira uhiga utaha kadogo nunge ngo chumbi kadogo garuka ruri bindi aje yaruri bindi oya ubu turushishije imbwa uturabuzikarakize ntabwo mwariye twebwe nuko tujya mu mujyi ntabwo dushaka gupanura imidigi dore nibura turya ntabwo tugishaka kurya cyane rimwe na rimwe kuri uyu munsi turiyiriza nkanjye niyirije wabonye rya ntabwo tukijya cyane aha noneho uri kumva njyewe mama yarari no kuca uri kumva uyu ababwire aho yaturutse uyu w'i Kigali aha mama yarari kuca kaduka tugende ibiryo baturutisha inkwi tubyemere ibyo bintu bibaho oya ntabwo tujyeho amabyiga sibiza muri Kigali ugishobora aturutushije imbwa Yego. noneho kiriya gipfusha kadogo ajya ngo ni kadogo Ngo ni kadogo. arakadoga amabya arakadoga amabya ubwo umvase mwumvikanye ko mwansuye ntabatumiye bahaye ibyo kurya murabigaye oya ni ukuri nimba ari uturyo tw'inyica n'ikize waduduhaye wabyihorera ahubwo byabyihorera kiriya gipfusha ngo ni kadogo uzajya kubihimbwa tugende tuzimurishe twebwe tugiye ubundi urabona bijya bihimbwa imbwa duhari wowe ufate kubwira kadogo ibiryo byose abihereza imbwa kandi duhari ahubwo rwose njyewe uri kumva ariko nsanze uri reka numve ko iyo nsanze uri intuze nsanze uri kadogo akabengera abanyibarutse bega abanyacyaro yewe ntabwo nahinze kandi izi nda ziracyaba mu cyaro pe mu mujyi none ntabwo irana wayihaza bara ni abanyacyaro mana we ubonye ukuntu barya intoki yewe ibitwenge byari binangishe nari ntangiye niwo muco wabo rero mu cyaro abantu bo mu cyaro buriya niwo muco wabo mana we kubeza aho twari tugeze ubu nawe ndakeka uri kwitegura gutaha umukecuru wagukeneye muri kwira buriya nta kibazo kambe nguherekeje ngeze ngurenze irembo ntarebe ngurenze irembo uransuriza madamu mubwira ko nari nageze turiya natwe turi kubipanga vuba tuzabasura rwose Yeah.